Ndabasuhuje bene data, amahoro y'Imana n'abane namwe aho muri mu nce z'igihugu zitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese ndabasuhuje, no mu bindi bihugu duturanye byose hano mu Rwanda. Hari abantu bari ku mugabane w'Uburayi, mu gihugu cy'Ubwongereza. Janet Smith ndamusuhuje cyane. Ndagushimiye cyane kubw'urukundo tugaragariza buri munsi, twereka ko udukurikirana amasaha ku masaha n'umunota ku munota. Uyu munsi rero ijambo ry'uyu munsi turarisanga muri Yeremiya ibice 33 umurongo wawo wa 3. Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3 aravuga ngo, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Iri ni ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yeremiya ibice 33 umurongo wawo wa 3. Iri ni ijambo ryaje kuri Yeremiya ubwo yari akingiraniye mu bikari by'inzu y'imbohe. Uwiteka rero Imana ibera hose icyarimwe yabonye ko Yeremiya ari mu nzu y'imbohe, imugenera ijambo iramubwira uti, ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije utamenya. Bene data rero, muri iyi si duhuriramo n'ibikozongane byinshi, ariko nta kintu kibabaza nko guhura nabyo udafite Imana. Nta kintu kibabaza nko kuba wahura n'ikigeragezo ariko ntubone wenda n'umuntu wakugira inama, wenda ngo abe yakwereka ukuntu wakitwara. Hano rero Yeremiya yagize umugisha wo kuba yarabonywe n'Imana iri mu ijuru, kandi ikamanukira kuza kumuhumuriza kugira ngo imwereke ibintu biruhije biri imbere ye. Kandi urabizi ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Niyo mpamvu na Yeremiya nawe rero kumenya amakuru y'ibizazane biri imbere ye nabyo cyari ikintu cyiza cyo kugira ngo wenda azamenye ukuntu yitwara, bitazamubaho bimutunguye. Bene data rero, mureke tujye dusenga dusaba Imana ngo iduhishurire natwe ibiri imbere, kugira ngo wenda tubashe kumenya uko twakitwara mu gihe cyabaye ngombwa ko wenda tubigeramo Imana yabyemeye. Nta magambo menshi rero yo kurenza kuri iri jambo kuko rirumvikana cyane. Ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Gusa rero ndabifuriza gukomeza gusobanurirwa n'Umwuka Wera w'Imana byimbitse, kandi nimuze dukurikire Kristo kugira ngo wenda no mu gihe habashije kubaho nk'intambara tuzajye tuzirwana ariko twari tubizi, zijye zisanga twariteguye, twarahawe imbaraga ziva mu gusenga. Bene data rero, ndabashimiye cyane mwe twabanye, kandi ndabasaba gukomeza gukora like, subscribe, share na comment, ndetse mukomeze munsengere munsabira Imana kugira ngo uyu muyoboro waguke, ubwami bw'Imana bugere hose. Murakoze rero, Imana yo mu ijuru ikomeze kubarinda. Amen.